rwarambaga disi ntirushire rurema yaremye urukundo ashyiramo byinshi biryohereye rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire hari urukundo urwuzuye hari n'urukundo urw'uburyarya urwuzuye ni rwiza cyane hari urwo rukundo rubanya abantu rukundo bambe ni rwiza cyane yabarwarambaga ntirushire iyo uri kumwe n'uwo mukundana sanga nta wundi wamusumba ijambo ryiza muvugana risize ubuki riryohereye rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire ifunguro nk'iryo uba ufite uba wifuza ngo murisangire ahantu ugenda mugendane aho wicaye mwicarane rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga ntirushire ukamubona mu mutima asa nka diyama ukamurota nko mu nzozi asa marayika rukundo bambe ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire yumaze iminsi utamubona usa nk'urwariye imyaka 5 nicyo utamiye n'ikimanuke nicyo nyoye disi ntikikunyure rukundo bambe ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire ibyishimo bose bikuzuye yugize imana disi ukamubona ijambo ryiza riyunguruye n'ijwi ryiza ntiritagatifu rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire ibyishimo wese bikuzuye igize imana disi ukamubona ijambo ryiza riyunguruye n'ijwi ryiza ntiritagatifu rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire
niyemeje ni ukuzabana nawe tukabana neza, nubwo haza iki nubwo byagenda bite nzakomeza nkwikundire. Njyewe icyo niyemeje ni kuzabana nawe tukabana neza, nubwo haza iki nubwo byagenda bite nzakomeza nkwikundire. Kuva nkikubona namenye ko ari wowe bucura mu bakobwa b'iwanyu, ndibuka amaboko ambwira ati nguhaye akana kanjye ka nyuma uzagafate neza ntikazahogore. Mbe mwari we humura rwose tuzarushinga rukomere, ababyeyi nabo barabyifuza. Nkunda inseko yawe we nkunda ukuntu unyitaho, uri akazuba ko mu museso. Usa n'ababyeyi bakubyaye Yesu ufite igikundiro, reka ngutakura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, ni wowe mahirwe yanjye we. Njyewe icyo niyemeje ni ukuzabana nawe tukabana neza, nubwo haza iki nubwo byagenda bite nzakomeza nkwikundire. Kuva nkikubona namenye ko ari wowe bucura mu bakobwa b'iwanyu, ndibuka amaboko ambwira ati nguhaye akana kanjye ka nyuma uzagafate neza ntikazahogore. Mbe mwari we humura rwose tuzarushinga rukomere, ababyeyi nabo barabyifuza. Nkunda inseko yawe nkunda ukuntu unyitaho, uri akazuba ko mu museso. Usa n'ababyeyi bakubyaye Yesu ufite igikundiro, reka ngutakura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, ni wowe mahirwe yanjye we. Usa n'ababyeyi bakubyaye Yesu ufite igikundiro, reka ngutakura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, uri akazuba ko mu museso. Usa n'ababyeyi bakubyaye Yesu ufite igikundiro, reka ngutakura bikwiye uri ibanga rizwi n'abake, ni wowe mahirwe yanjye we.
yagwaga i Kigali ndibuka iryo joro imivu itemba narije nyine mu muhanda mfite agahinda munje ku mutima guhingutse itubwuzu umutima ukeye ugira impuhwe zana umutaka unyiza imvura sinakumenye nawe ntabwo nzi nyamara yagwaga i Kigali ndibuka iryo joro imivu itemba wambwiye utashye mu rugo utinya amabandi ya nijoro waransekeye mbona umucyo mbona inyenyeri mbona uturabyo inseko yawe ye baba weyo sinakumenye nawe ntabwo nzi nyamara imvura yagwaga i Kigali ndibuka iryo joro imivu itemba nakubwiye ko ndi inshuti yawe ko nta mu nyoni wanshobora ariko dore wowe wantwaye umutima mu kanya gato uri inseko nziza utimukereye uri imico myiza sinakumenye nawe ntabwo nzi nyamara riguye i Kigali imivu itemba ndakwibuka shenge nibuka inseko yawe nifuza kongera kukubona singize imvura yo yaduhuje imivu itemba mbese wowe utimukeye urakanyibuka sinakumenye nawe ntabwo nzi nyamara ni wowe disi nayimbia kaka birimbuka nge banyita sagiho ariko ntacyo rwose jyewe ndagushakisha usu wamakongera kubona amaso yawe inseko yawe shenjura gahora n'umugisha w'abadini bakubyaye wowe nayimbia kaka birimbuka nge la 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 la. Mutima wanjye ngwino
ndamukije n'ubwuzu bwinshi kubera urukumbuzi rwinshi ndamwitegereza nshira agahinda nicara hasi turaganira numva twakwigumanira hashize umwanya utari mutoya arahaguruka ansezeraho namuherekeje meze nk'umurwayi nanirwa kumusezeraho ndihangana nturabeho uko aragenda nanjye ndagaruka nishita imbere nshika intege subiza amaso inyuma ndamureba mbona ko ntamukurikira mbuzwa nuko bidashoboka hashyitse hirya aho ntamureba yicara hasi ararira yahavuye ameze nk'umurwayi arukubera umutarutwa wamubujije kuryoherwa urwo rukundo rw'igitangaza bazunze benshi muri iki gihe ariko urwanjye ruriya mwana tugiye kuza mbere umutwe sinzi amaherezo mbambaroga ngutekereje intera kuzongwa icyanezeza n'urukundo iteka urwo ngukunda rwarutohereye niyo rwanyagirwa n'imvura ntirushobora gukonja hahirwa umuntu umuhorana iteka hahirwa amaso ahora kureba yizera umwari rikundiye niwe nahisemo ngwino ngukunda urukundo nyarukundo
nizeye yuko ndi bukubone umutima wanjye uranezerwa ntutangazwe nuko mbikubwiye nuko ngukunda byahebuje ntawe nakwemera kugupfira uretse aho kugutanga izire feza isa na zahabu nari mwiza ni wowe nihitiyemo izira umwari nikundiye ni wowe nahisemo ngwino ngukunda urukundo nyarukundo wuzuye kandi rutatse amahoro nkurinde icyaguhogoza haranira iteka icyagushimisha nkurinde icyaguhogoza haranira iteka icyagushimisha ngwino 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 nkurinde